Mukunzi wanjye, ndicaye nsoma amagambo y'umutima, nandika ntuje, mfite umutuzo, nkubwira iby'umutima wanjye wuzuye. Waranyemereye, waranyumvise, ugendeye kure y'amagambo y'abandi, ukemera kuri mu rukundo rwawe, nkabona isoko y'amahoro mu maso yanjye. Wambereye nk'izuba risekera igituza, nk'imvura y'itumba inyanyagiza ibyishimo. Nari umugenzi urembejwe n'amarira, maze ugahindura urugendo rwanjye ubuzima. Ndagushimira rukundo rwanjye, kubera ko utabonye igikundiro gusa, ahubwo wabonye n'umutima nari narapfukamishijwe n'agahinda, ukawubyutsa ukawusiga urumuri. Sinzibagirwa umunsi wambwiye uti, wowe ni wowe nshaka, wowe mutima wanjye wihitiyemo. Nari meze nk'urota, ariko sinari nsinziriye, ahubwo nari mbayeho bwa mbere. Ubu ndi umusore wuzuye nk'umuntu wasubizwe isengesho ry'igihe kirekire, kuko aho wanyingirije mu mutima wawe niho nahasize ijwi n'amaraso n'ubuzima. Ndagukunda birenze amagambo, birenze imitoma n'indirimbo. Ndashimira Imana yagushyize mu nzira yanjye, kandi niyemeje kukubera ishema nkagukunda iteka. Sinari nkeneye undi muntu uretse wowe wanyeretse ko urukundo rufite ubusobanuro. Ndabizi neza ko aho ndi hose hari umuntu unzirikana, unyitayeho, ni wowe rukundo. Iyi ni ibaruwa y'umutima yanditswe n'amarangamutima y'ukuri. Ndagukunda kandi nzahora nkwishimira, kuko wankundiye aho abandi bansuzuguye. Maze rero mukunzi, iri ni ijambo ryo kuvuga urakoze. Urakoze kunyemerera kuba igice cy'ubuzima bwawe, urakoze kumpa urukundo rutavangwamo. Ndagusabye ngo urwo rukundo turubungabunge, turwuhire nk'umutako w'agaciro, tururinde nk'umuriro w'itara ridakingira mu mwijima. Nkomeza kwizera urukundo, nubwo isi yahinduka, umutima wanjye uzahora uri iwawe. Nzakubera inshuti, umujyanama, umwizerwa. Nzakuguma iruhande mu byiza no mu bikomeye. Iri ni ijambo ry'amarangamutima, ni inkuru yanjye, ni iyawe, ni ibaruwa y'ukuri, yasinywe n'umutima ukunda. Uw'urukundo wawe, Vianney w'urukundo.